Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndi Wodete Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Mfite ishimwe rinini cyane mu mutima wanjye ry'uko Imana ikomeje kundinda no kumfasha, ikaba indindanye n'umuryango. Nkaba numva mu mutima wanjye ngifite kuyikunda, ngifitemo inzira zijya i Siyoni. Ndashima Imana kandi inteye iteka ryo kongera kuvuga ijambo ryayo. Imana ishimwe kandi izina ryayo rihabwe icyubahiro. Bakundwa bene data, nk'uko mubimenyereye muri Saveur Divine tujya tugira uko tuganira buri cyumweru. Muri iki cyumweru rero turimo turaganira ku ijambo rivuga kwezwa, kugira umwete wo kwezwa. Reka dusome amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 12 n'umurongo waho wa 14. Handitswe ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Bakundwa bene data, tugire umwete wo kwezwa kugira ngo tuzarebe umwami Imana, kugira ngo tuzabane n'umwami Imana. Mu nkundire twongereho amagambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 57, turasoma umurongo wa 15 n'uwa 16. Handitswe ngo nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Reka wenda turekere kuri uwo murongo wa 15, ntacyo bitwaye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana ituye ahera cyane, harahoraho kandi harera. Izina ryayo ngo irera, kandi nayo ibana n'ufite umutima umenetse, ibana n'uwejejwe. Imana idufashe. Tugarukira kuri 15, ntacyo bitwaye. Ndimo ndaguhendahenda ngo tugire umwete. Imana irashaka ko twezwa, kandi tukezwa tubifitemo umwete, atari ukugenda buhoro, atari ukubigendamo biguru ntege, atari ikintu wafata cyangwa ngo ukore igihe wishakiye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twezwe kandi tubigiremo umwete, nibwo tuzabana nayo. Iri jambo ni ijambo ry'abantu bakijijwe, bakiriye Yesu. Abantu bakiriye Yesu, abantu twihanye ibyaha. Intego yacu cyangwa umugambi wacu cyangwa icyo twifuza ni ukugira ngo tuzabane n'umwami Imana ubuziraherezo, mu byicaro byiza yateguye tubane n'umwami Imana. None ijambo ry'Imana riratubwiye rero ngo kugira ngo tuzabane n'umwami Imana nuko twezwa kandi tukagira umwete, tukabikora igihe cyose. Itegereza ibintu ugira mu umwete. Ariko se no kwezwa nk'umuntu w'Imana, nk'umwana w'Imana wakijijwe, nibyo kwezwa ubigira mu umwete. Ijambo ry'Imana riradukanguye, nshuti mukundwa unyumva, ngo twezwe kandi tugire umwete wo kwezwa. Twezwe tubifite mu umwete.
utabifite mu mwete ntabwo azabana n'umwami Imana. Imana idufashe cyane kandi tubashishe n'ukuri kwezwa. Uyu murongo dusomye utweretse impamvu dukwiriye kwezwa, ni ukugira ngo tuzabane n'umwami Imana. Unkundire nkubwire izindi mpamvu nk'eshanu zikwiriye gutuma kwezwa tubyitaho. Bakundwa bene data, dukwiriye kwezwa kubera ko twatoranirijwe kera. Imana yadutoranirije kugira ngo twere. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cya mbere umurongo waho wa 4 havuga ngo, iyo uhereye ku murongo waho wa 3 nibwo ubyumva neza. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Umva handi nashaka kukubwira, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Imana yadutoranirije kera muri Kristo kugira ngo tube abera, tubeho tudafite umugayo mu maso y'Imana. Yadutoranirije muri Kristo uhereye kera kugira ngo twezwe. Yo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, nashaka kukubwira ko Yesu yaje mu isi kugira ngo twezwe. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 21 havuga ngo, azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Aya ni amagambo marayika w'Imana yasanze Yozefu arayamubwira mu gihe yari arimo yibwira mu mutima kubenga Mariya amaze gusama inda ya Yesu Kristo y'umwuka wera. Marayika w'umwami Imana aramusanga aramubwira ngo, witinya, umugore wawe ntabwo yakoze icyaha, twite inda y'umwuka wera, kandi azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Yesu yaje mu isi kugira ngo adukize ibyaha maze twere duhinduke abera. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cyaho cya mbere umurongo wa 2 ahabanza, uzi ukuntu havuga. Pawulo yabwiraga abantu b'i Korinto, arababwira ngo ndabandikiye, cyangwa turabandikiye, yari we ngo n'undi witwa Sostene, arababwira ngo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kuba bera. Yabwiraga abo bantu b'i Korinto ko berejwe muri Kristo kandi ko Imana yabahamagariye ari ukuba abera. Haleluya! Rero nawe unyumva, Imana yaguhamagariye kuba uwera, kandi nicyo cyazanye Yesu Kristo mu isi kugira ngo tubabera. Imana ishimwe. Hanyuma nagira ngo nkubwire ko Yesu yabambwe ku musaraba kugira ngo twere. Nicyo cyatumye abambwa, nicyo cyatumye Imana imutanga ngo abe impongano y'ibyaha byacu. Yesu yabambwe kugira ngo wowe nanjye tube abera. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 5 ugasoma umurongo wa 25 n'uwa 27, ijambo ry'Imana ritangira ribwira abagabo ngo bakunde abagore babo. Iryo jambo rishyire muri paranteze urikoresha icyo ushaka, ariko nyine ni inshingano yabo gukunda abagore babo, ariko yashakaga kubabwira ngo babakunde nk'uko Kristo ubwe akunda itorero nk'uko yarikunze. Haravuga ngo mubakunde nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo kugira ngo aryeze, ngo amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, hanyuma ngo aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera
ridafite inenge. Imana ishimwe. Yesu yapfiriye itorero, Yesu yabambwe kugira ngo itorero ribe iryera, kugira ngo wowe nanjye tubabera. Nicyo cyatumye Yesu apfa akabambwa, hanyuma kandi akazuka. Imana ishimwe. Impamvu ya kane cyangwa se iya gatanu, twahereye kuri ya yindi batubwiye kutejejwe atazareba umwami Imana. Iya gatanu, niba wahereye hejuru ubara, nuko utejejwe adashobora kugirira Imana umumaro. Bakundwa bene data, murabizi ko ijambo ry'Imana rivuga yuko turi abo yaremye. Imana yaraturemye, ituremeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo turi muri Kristo Yesu, kandi yayiteguye uhereye kera kose. Ariko ntabwo dushobora kuyikora, ntabwo dushobora kugirira Imana umumaro iyo tutarabera, cyangwa ntabwo dushobora gukora iyo mirimo myiza ngo inezeze Imana tutarabera. Iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2 n'umurongo wa 21, umva uko havuga. Haravuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro. Nyiracyo ninde? Ni Imana, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Imana yaraturemye ngo tuyikorere, dukore imirimo myiza turi muri Kristo Yesu. Imana yabiteguye kera, Imana yadutoranije kera muri Kristo Yesu ngo tubabera, kandi dukore ya mirimo yateguye kera ngo tuzayikore turi muri Kristo Yesu. Ariko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ikibi, n'icyaha, n'ibidatunganye, yera rwose, nibwo azashobora kuba igikoresho kigirira Uwiteka umumaro, nibwo azashobora gukora imirimo myiza Imana yateguye uhereye kera kose. Imana idufashe. Mu nkundire ndangirize ku kintu cya gatandatu, nuko igihe utejejwe ntabwo ushobora gushyikirana n'Imana. Iyo usomye Zaburi ya 15 ugasoma umurongo wa 1 n'uwa 2, umva ko ijambo ry'Imana rivuga. Haravuga ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, n'ibindi bikurikiraho. Nagira ngo mbabwire ko mu gihe utejejwe udashobora gushyikirana n'Imana. Imana nidufashe, Imana nitubashishe kwera, kandi tubigiremo umwete kugira ngo tuzabone cyangwa tuzabane n'umwami Imana. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.